Yes, reka twongere tubasuze cyane tubifurize kandi icyumweru cyiza, icyumweru rwose cy'umugisha abakunze Gen Official aho mutwumva murereye turabasuje cyane tubahaye ikaze muri amakuru yo kuri uyu munsi wo ku cyumweru tukaturi tariki 25 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2024 tugarutse no makuru agiye kwibana n'ubundi nk'ibisanzwe hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Turaza guca hirya no hino rero ariko by'umwihariko tukaturi buze kwibanda ku mirwano ikomeye cyane yaraye ibaye mu bice bigiye bitandukanye ndetse kandi tuze kureba nuko uyu munsi byaramutse bivuze ngo muri update bana natwe uze kumenya uko ibintu bihagaze gatanu kuri kagenzi kako. Warabutsereze sina makosa makuru ya makuru ni meza fighter icyumweru cyiza rero rwose ndagushimiye nawe icyumweru cyiza. Yes, sina makosa ku munsi w'ejo muri Rucuro habaye imirwano ndetse twava ko ari imirwano ikomeye cyane kuko n'ubundi ni coalition yagiviraga inda imwe cyangwa se baviriye inda imwe kuri M23 gusa ariko ikaba yabyitwemo neza nkuko n'ubundi amakuru maratugeraho ikaba yabirukankanye n'ubundi irabashwiragiza. Ese muri Masisi ho ejo byarangiye bite ko naherutse ko n'ubundi mu masaha mu gitondo mu masaha ya mbere ya saa sita bari puranaga wana? Yes, Masisi naho bari puranaga rwose mu masaha y'ejo y'igicamunsi ndetse yewe no mu masaha y'ejo ku manywa rwari rugihinanye ariko no muri aya manywa rwose ngo naho ruracyakomeje uyu munsi naho donc muri make tunubwo turi buhere mu byejo uyu munsi nabwo bari kurwana naho rwose ngo bari kumva n'imitsi. Ubwo rero icyo usabwa kugira ngo utaza gucikanwa cyangwa se utazajya ucikanwa dore ko amakuru yo rwose ni ama episode tugomba kuzajya tubagezaho amakuru buri munsi kandi kwakundira ubundi twamenyereje. Icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu rwose zicyagera uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba duterekaho ikiganiro muri rusange. Reka rero twinjire makuru mu buryo burambuye sina makosa. Yes, reka twinjire mu makuru mu buryo burambuye ariko duhera ku byabaye ku munsi w'ejo kwa gatandatu cyangwa se ku isabato biterwa no kubyumva ejo rwose mu bice bigiye bitandukanye ngo harimo za Kabizo rwose naho urugamba rwari rwahinanye rwose hagati ya byashyira hamwe cyangwa se coalition ubwo ndavuga CMC FDLR Wazalendo yewe na FARDC ngo bagabye ibitero kuri M23. Yes, ahagana no mu isaha y'umusazi gitondo ubwo hari ku munsi w'ejo kuri twari turi tariki 6 hari ku munsi wo kwa gatandatu twari turi tariki 24 z'ukwezi kwa munane nibwo FDLR ndetse niyo bita ngo ni CMC iyi CMC ngira ngo abantu benshi murabizi ni ya domi bagabye igitero ahitwa ngo ni Butare. Iyi Butare rero ngo iri ruguru y'ahantu bita Kabizo uba werekeza uri kwerekeza ahantu bita za Bambo cyangwa se Bambo niho bagabye ibitero izefudere nubwo ndetse na CMC niho bagabye igitero simusiga. Igitero ngo kikaba cyari kigamije gutsinsura cyangwa se gukura M23 muri biriya bice. Iki gitero bararwanye M23 bararwana dore ko ari urugamba rwafashe hafi amasaha 3 amasaha 4 sina makosa. Umve ko urugamba rwari rukomeye kuko nubundi FARDC hariya igerageza ngo gushikiriza ibikoresho izefudere ibikoresho ntabwo ikibazo ari ibikoresho bafite keretse ahubwo wenda bagize ikindi kibazo runaka ariko ngo ibikoresho byo barabifite ku bwinshi. Ku munsi w'ejo bavuze ati reka dukore mu mitana twibwira abatanazi noneho tugenda tubereke ko ibikoresho tubifite tubereke ko tunagihari barigaragaza barataka ahangaha hitwa ngo ni muri Butare ariko ibyo bahakwe n'ubundi bahaboneye urwimbwa aboneye ku mugezi kuko M23 yaje kubakoramo akazi gakomeye cyane ndetse rwose amakuru atugera aravuga ko hari benshi bagiye bagwa muri iyi mirwano. Yes, benshi rwose muri drone zacu ndetse n'imboni ziri hariya ziratubwira yuko rwose ngo imirwano yahitanye abatari bake ku ruhande rwa FARDC ngo ndavuga ya coalition muri rusange ngo dore ko rwose ibyo bari bizeye yuko M23 mwabirece ngo nta mbaraga ifite ku buryo yahangana n'irishyira hamwe dore ko basanze ngo bari kwibeshya. Yes, ubwo rero ntabwo barwaniye honyine dore ko iyi mirwano M23 yabirukankanye hanyuma n'ibikoresho
bari baje ngo bapakiye baje gutera M23 bazi ko ari bubyifashishe bari bafite ngo gahunda yo kurasa amasasu igihe kirekire donc bari bagendanye ibikoresho byinshi cyane kuko ngo bagombaga kurasa bakarasa na nyiramuraso bakayirasa na nyirango bakayikuramo mbese bo bari bafite no gukoresha amasasu menshi cyane rero amasasu ntabwo bigeze abona igihe cyo kuyarasa kuko uwabatatse cyangwa se uwo batatse basanze nawe afite izindi tekinike zihambaye baravuga ati dushobora kurasa tugashituka turi no kurasa amano yacu yatugezeho kare tukagira ngo turacyarasa tugashituka turi kurasa amano yacu yamaze kutugera ku maguru rero ubwo ejo barashe irangije M23 birukankaho bati ibikoresho byo ngo aho M23 yahakuye ibikoresho byinshi. Ikindi rero sina makosa ntabwo ari uko byabaye gusa urumva ntabwo ari gusa byabaye kuko amakuru arimo arangiraho nuko no mu masaha y'umugoroba nabwo n'ubundi muri ibyo bice habereye indi mirwano bongeye bakozanyaho ni imirwano yahise iba no mu masaha y'umugoroba nyine ubwo urumva ku manywa bari biri barwana na nimugoroba rero mu gicamunsi nabwo imirwano ikaba yarakomeje ariko no ibera ahantu mu gace bita ngo ni ahitwa Bundose agaciro kitwa Bundose niko ku munsi w'ejo nimugoroba bahise bimuriramo imirwano aka gace kakaba kari hafi na Kabizo cyane aka ka Bundose na gace kegere Kabizo cyane urumva aha rero mu by'ukuri niho habere imirwano Bundose uba werekeza ahantu bita ngo ni Mushabagwe aha Mushabagwe ngo harimo n'amashyamba ubwo bivuze ngo izi FDL zarwaniraga ahantu zaziturutse iyo ngiyo za Mushabagwe dore ko ngo habarizwa abasemusi benshi bandora ruhutse domi hano muri iyi parike ya Mushabagwe cyangwa se hano ni uvuga ngo iyi Mushabagwe ni ishyamba iri shyamba rero niryo baje kwataka hano Bundose baturutsemo dore ko ngo hazwi kuba hari icyitwa semuse benshi cyane hanyuma iri shyamba baba baryegera ubundi ngo ni rya Rwindi iyi Shabagwe buranga ni hafi na Rwindi iri nko muri Rwindi niko twabyita urumva ahantu ho bita ngo ni ku Monima niho mu by'ukuri ngo hari ngo semuse nyinshi cyane ariko akaba ari hara muri iryo shyamba hari semuse nyinshi cyane zo kwandaruhutse domi ariko ejo ngo M23 nimugoroba ngo bagerageje kwataka icyo yabakoreye yabasigiye isomo ry'intambara ku buryo hatazongera yabasigiye isomo ry'intambara ku buryo rwose batazongera kuyibeshyaho dore ko mwabira bice rwose twagiye dusanga harimo abasemuse ndetse na FDL nyinshi zanze kuba zarekura intwaro cyangwa se ngo zibe zajyana nabo zakoranaga nabo dore ko bira bice byose ubundi M23 nikomeje kugenda ibiyobora ariko ugasanga izi semuse ndetse n'izi FDL zikomeje kugenda zigira utuntu tw'udutsiko muri ya mwabira bice ariko by'umwihariko muri sheferi ya Bwito aha ubwo rero M23 bravo kubw'igikorwa cyo bakoze ku munsi w'ejo cyo kuba basubiza inyuma ibi bitero kuko ntekereza ko sina makosa FDL cyangwa se iyi coalition baramutse bagabye igitero kigafata cyangwa se M23 ntibashe kwirwanaho igasubira inyuma basa naho baciye amayira icyo gihe noneho byanashoboka cyane kuba FARDC yavuga iti imbaraga zagarutse bagatangira kwikoranya cyane ngo bagabe ibitero ariko ubwo bagira ngo barakomeye bakaza bankoye ibitabe bageze bate banakwataka M23 ikongera ikabasubira ikabashwiragiza ibi ni ibimenyetso bikomeza kugenda bigaragaza ko M23 bakiri hejuru cyane ni ibimenyetso bigaragaza ko rwose M23 ntaho yagiye iracyahari yemwe n'ikibigaragaza nuko iyo igabweho ibitero bisa nkaho bitunguranye igira gutya rwose ikabyitwaramo kigabo cyangwa se ikabyitwaramo gitwari dore ko rwose iyo aho bayitunguriye hose basanga yiteguye muri rusange urukumva ko rwose ari muri Bwito M23 aracyafite umukoro wo gukomeza kugenda irinda abaturage bari mwabira bice dore ko rwose zirangiye shyamba zo kuzikuramo bikomeje kugenda binanirana dore ko irondo hari rikomeje kugenda ryivanga n'amabandi reka tuve muri Rucuro twinage muri Masisi naho rwose kuva ejo kugeza uyu munsi
intambara ziracyarimbanyije. Ya ntambara muri Masisi 23 ngo ikomeje kugenda isatira Masisi Kiro Papa rwose ngo yageze hariya ngari kwigaragaza. Kiro Papa bushoboke ko yaranyuze ariko hano mu Rubaya. Amakuru mfite ngari bihambwe. Ni uri gutanga isomo raho ibihambwe. Harya singe iyo nkuru nkubwira ko yatambutse anyura harazake canga amanuka Kiro Papa. Ura muhanda uturutse Goma, Mushaki, Matanda ukagira Masisi unyuze muri bihambwe. Urumva? Ubwo rero ko baramujyanye hara muri muhanda hari icyo bivuze ko bagira ute bakwinjira muri Masisi hariya ku zone. Rero ni mirwano kuko yabaye mu buce butatu ubwo ndahera hangaha muri aho Kiro Papa herereye ubwo ndavuga no zabihambwe nyuma yuko rwose hari Gisuma ndetse naho bita Mema aba bazarendo ndetse na FARDC bari bongeye kuza kugaba ibitero kuri M23 ubundi abazi neza M23 ntabwo ijyataka ku isabato reka ubwo ariko ni ku munsi ejo kuko umunsi turi ku cyumweru ni sinahereye ejo se ntabwo ijyataka ku isabato kwisabato iragenda igatuza ukumva bo gusenga bakajya gusenga abo kuruhuka bakaruhuka abo gufura bagafura abo kuvura amabote n'amasogisi bakabitunganya abo koza imbunda bakazoza bose bakagenda babiringaniza ubundi bagategereza umuntu agira ute uraza kubendereza ngo ku munsi wo kuwa gatanu burabo ku munsi wo kuwa gatanu nka saa bundi ngo bakunda gukora ikivuguto bakunda kuvuza batereka ikivuguto kwisabato bakaki ku munsi w'ejo ikintu cyitwa ikijumba n'amata kiba kiri mu kazi cyane n'akawunga kabisa ibyo bintu biba bimeze neza cyane ikintu cyitwa igisoro abana bari kubuguza abandi bari gusimbuka urukiramende mbese utareba ibintu abandi bari kota akazuba nuko abandi bagiye kubanjura abandi bari guca imigani bari gusakuzanya bari kuvuga ukuntu byari bimeze urugamba hehe na hehe utareba buri wese ababwira urwo yarwanye n'udutenda bagiye bakora n'ukuntu bakororingaga no ku bintu nk'ibyo ubwo rero ejo rwose ngo niho rwose bazarendo bamaze kumenya yuko M23 rwose ngo ishobora kubititeguye kubijyanye n'urugamba bayigabaho igitero hariya M23 rero se namakosa hari ikintu navumbuye ariko ndakavuga nta kibazo oya kavuga abasore bitewe n'ukuntu baba baratojwe ngo ikintu bita igitamaduni ngo hari ukuntu bava ngo hariya za ahantu bita Kingi urahareba Kingi ndahabona ara hejuru za Sake urahareba hariya bahaturuka bagendesha inda yonyine birabyita gukororinga baje muri ambush hehe hano muri za Sake sha barabyita abandi ibintu FARDC ibintu abahungu babyiga batemwa gukororinga ibintu babyiga bite gukora ibirometero n'ibirometero kugendesha ugendeshe kugenda ibirometero n'ibirometero ugendesha inda ibintu babyiga batemwa ubundi bira bintu ni ibintu ngo ubundi kubarwanya bakubwira ko iri ari tekinike ku rwego rw'ejo kuko yuzamuye umutwe gato aduye ahita kubona ku buryo ushobora kugendesha inda ukarinda wagera aho bita muri communication aho aduye ari ukamusangamo akajya kureba ibyabaye wamaze kumugeraho abataramu rero ngo iyo bagiye muri ambush iyo bagiye muri ambush ni ukugendesha rwose kugenda bakora icyo bita gukororinga nari gukororinga agenda bakororinga mpaka bageze kuri ibirometero bihari katurebe ubundi abantu bazi neza Sake hano ahantu bita za hano Kimoka Kingi kuva Kingi wenda tuza Kimoka ntabwo ashobora kuhabuzemo nk'ibirometero 8 ibaze n'ibyo birometero byose abagenda tsuka bagendesha inda n'ukuri kw'Imana cye numiwe baratojwe ariko imbunda mu maboko imbere imbunda se buriya kuruntu nka bano baba bafite za SMG atari imbunda ziremereye hari ukuntu abayifashe mu kuboko kumwe agenda akora icyo bita kurampa kororinga akoresha kandi kaboko kamwe ameze nk'uri kogura umuntu ari koga mu mazi
uburyo ajya agenda akoresha amaboko yombi ubwo ntakoresha amaboko yombi ahubwo akoresha akaboko kamwe akandi gafite imbunda kuko aba yiteguye yuko imbere nabona yo aduyi arahita amushyiramo arahita mwasa urumva ko imyitozo ari imyitozo ku rwego rwo hejuru ntabwo wabishobora rwose utaramanje kunyura ku cyo bita igitamaduni ntabwo ibi ngibi FARDC babyumva mu matangazo reka abasore imisozi rwose barayiminuka ariko ngo none iyo bageze ku musozi kumanuka ngo biroroha cyane bakora za cross zo ku rwego rwo hejuru hari ukuntu gashobora kwihina nk'ipine rwose akamanuka bupine rero aka kantu kantangaje sinamako mu 23 ku rwego rwo hejuru metero ugendesha hari ifite abatoza urumva bafite abatoza bari abasore pasinga rwose yarabaye imbere nge mbese yarumutse ari rwose mureba ukavuga ati kabisa urumva yuko rero M23 rega niyo mpamvu fighter icyo nshatse kukubwira nigeze kuganira n'umuntu wo muri M23 sinshatse kumuvuga ariko se nkira myitozo mpamvu guhereza bari abasirikare ko numvishe ngo muhereza imyitozo iremereye hatetse mu biterwa niki arakubwira ati nimba hari ikintu gifasha umusirikare ku rugamba ni imyitozo ati rero kumwima imyitozo ni nko kumuroha ku rugamba ubu muhemukira urumva iki kintu ngo ni nko kumuroha rero ngo kumuhatira myitozo ni nko kumufasha kuko nageze ku rugamba hari bimwe bigenda bimworohera ni nko kubwira umuntu ngo twara imodoka nta perimi atarabyize nta nosi afite ndavuga ati muri abantu b'abahanga ubu mwishe pe yabwo rero kana kari gacemo rwose kubijyanye n'ukuntu M23 bigenda yitegura ibintu byayo ariko urugamba rwose harakiro papa rwose ngo hari yagukubita icyo bita kwarisiyo ejo mu masayi 8 ngo yagushwiragirije Wazalendo baratatana ngo ku buryo nta wajyanaga n'undi hariya muri mema kiro papa yaravuze ngo mubakubite naho barahungira mu basange mubakurikire byatumye ngo Wazalendo ndetse na FARDC bari baje hazagisuma basubira inyuma ikitaraganya dore ko hari n'abandi bari bamaze kumva yuko ngo barongera kuva za Masisi urumva ntibaze Gatare ahubwo bagakomereza za Rurambo urumva bagashaka kugira ngo bazajye guturuka M23 hejuru urumva baturutse hehe hano za Rurambo kugira ngo bazamuke mu imisozi ya za Rurambo none bazajye kumanuka Gatare basa n'abayiturutse inyuma kugira ngo M23 noneho bajye gisoma kuko iri munsi none base n'abajya hejuru mu misozi M23 bayituruke hasi ariko ibi nabyo ntago byaje gukunda dore ko aho bitazabuguri wa musozi wa Buguri naho M23 naho yari yamaze gukandagiramo ni kikwereka kandi abantu babyumve kuva Buguri uza Masisi uzano Rurambo niba ukoresheje igihe kirekire ni minota hagati y'iminota 30 na 35 urumva kari hafi cyane ubwo rero kuva yuko kandi Rurambo nayo yuyirimo ubureba agashebera imbere yawe no kuvate nano Rurambo ugera rusheberi ko ari rusheberi na gasheberi naho ni espace noya bivuze iki birumva yuko M23 impande zose isa nkaho yamaze gutangatanga FARDC ndetse n'Abazalendo hari muri Masisi bikabiri gutuma rwose babura aho binyagamburira usibye kwa bamanuka za Rwashi ndetse na za Nyabyondo yewe bakomeza za Kibwa na Warikare n'ahandi ho urabona ko M23 yamaze kwafunga ejo rero ngo urugamba rwaje kurangira rwose amaze gukomereka mu Abazalendo bagera muri 4 abagera muri 2 ngo bagwe muri imirwano ni nimirwano rwose Abazalendo babiri gusa nega bari rukanse bumvisha ngo kiro paparaje baranyanyagira no mu bukoro babaraguye bari babiri gusa ngo barahanganye barumvisha gari imanukiye byabaye ndi Koferomede yavuze birukankaga bari kurasa bari barasaga umugenda ari system yarago basigaye barize yo gufata imbunda akayerekeza inyuma akajya agenda ari gukora muri twiga ari kwirasira inyuma ari kujya imbere ubwo azashiduka yarashe n'uwabo arayana gunangura avegere makabisa urumva ibintu rero ngo hakaba harakomeretsemo 4 abagira muri 2 nibo bapashije kwitaba Imana dore ko urugamba rwose rutamaze umwanya w'igihe kirekire dore ko rwafashe hagati y'minota 45 ndetse n'isaha ariko akurasa cyane gusa bamena urufa rw'amasasa ariko ubundi nta kurasana face to face imbona nkubone byahabaye M23 rero muri kwa gukororinga kwayo ndetse no kugenda batangatanga Abazalendo bakaba barakomerekejemo 4
babiri bo abari bo baza kwasiga ubuzima birangira rwose iyi mirwano isa nkaho icwekeye bwahangaha ni muri umuhanda Masisi Goma reka none twinage hariya ubwo ahangaha ni muri groupement ni muri groupement Matanda reka twinage noneho muri Bashari Kayembe sha hawe bita muri Bashari Kayembe hari rero za muheto naho ngaje rwose ivumbi ryari yatumutse dore ko byanarangiye iyi muheto bidasubirwaho 100% M23 iyigarure iyi muheto M23 yangaga kuyicaramo ikaba za Kibugu urumva yaraharasaga igahita isubira inyuma oya yabaga mu misozi iyunamiye za Kibugu ndetse nahangaha za uyu musozi wa hano urukuva muri muheto Mwumba Rubari iri kure Mwumba umusozi wa Mwumba ni Mwumba nayo ifite umusozi uri strategique cyane rero M23 yageragamo ariko ntiyicare mikagaruka muri iyi misozi ejo byarangiye rero noneho bidasubirwaho igicayemo dore yuko ntarazaga cyazo uba wamaze gusohoka noneho mu centre ya Muheto barakomereje noneho bagera na za Busihe urumva nubwo ejo Busihe batwitse defense zigera muri 3 za FRDC urumva nimwe wazarendo byanatumye wazarendo bamwe bongera gupushinga basubira inyuma byatumye M23 na itaguma ngaha muri Busihe ahubwo bati hari ukuntu wenda bashobora kuba bihishe kuko tuzi system y'abantu ukuntu bigira abaturage bikaba badutega nkambushe cyangwa se bakaba hari abasirikare bacu babigwamo bari kugenda batembera tavuga dusa nk'abasubiye inyuma urumva noneho twebwe ariko dukontrole Muheto ndetse n'inkengero zayo ariko ibusiye nayo nuko bazanendo bari bayirimo bamaze kuvamo ndetse na defense zabo zikaba zatwitswe ariko Muheto yo ikabirinzwe yaba mu mpande zose ikaba ikomeje kugenda ikikijwe n'abasirikare ba M23 nyuma yuko rwose hari icyo bita guporinga ejo M23 nyuma yuko yari yageze hari hejuru za Busihe yaraporinze isa nigarutse nyuma yuko yari maze gukora ibyayo yaraporinze isa nigarutse hano za Gatyazo harakunzu ya Mayanga bura nibo bahari M23 ni hari nayo iri kubyaza umusaro zanzu za Mayanga urumva no mu bindi bice rwose bya hariya akaba ari komeje kugenda ihayobora urumva ko rwose hariya naho ibintu bikomeje kugenda biri kuba neza ku ruhande rwa M23 nibakubite rwose ubwo barabura ibirometero bingahe ngo bagere kuri Masisi ku zone ugira cyangwa ni byinshi ni nka 7 ubushize twabonaga ari ibirometero bigera muri nka 15 ubu ni hagati y'8 na 7 bagiye ubwo batagiye Masisi rwose bari kwikozaho imitwe y'intu umva M23 iri kugenda ihegera rwange arega wenda umuntu uzi Gatare yuri Gatare ubukureba Masisi neza uyitegera imbere yawe ibiri imbere yawe ni hafi cyane uri kureba Gatare yuri Gatare ubu uri kureba Masisi yose imbere yawe ubikontorora kandi nayo imagine ahantu ushobora kwishyura 1500 kuri moto kugira ngo uve hano Gatare winjire Masisi ni nk'ibihumbi 2,500 tuyashyize mu manyarwanda ni hafi 1,400 urumva ko ni hafi cyane urukumva ko M23 rero yamaze kugera mu nkengero za hano ku zone dore ko rwose n'ibice bimwe na bimwe bigiye bisa nkaho byegamiye ha ku zone M23 ikomeje kugenda ibyigarurira ariko umusozi baryamyeho bakene M23 cyane namaze kugwaho amakuru n'umusozi bita Gahongore uyu musozi ngo M23 iri kushaka kubwiza n'ububi kubwiza n'ububi iyi Gahongore kuko amaze kuyifata nubwo utamanuka Masisi ku zone ubundi Masisi zone uyikontorora kuko uyu musozi mbese uri kureba Morubavu ni nk'ukuntu waba uri muri Morubavu uri kureba Gisenyi hasi unose uri muri Morubavu Gisenyi n'ubuyifite ubuyifite 5 kwa 5 nuko rero uyu musozi kandi none ukaba urenze Morubavu ubutumburuki bwo kujya hejuru n'umusozi uri strategique bisaba ko M23 rero niba yawukandagiyemo ibintu bishobora kuba yahagenga imbunda ikarasa kure cyane hari yamaze kwinjira hariya ibintu biba bisa nkaho byanarangiye muri territoire ya Masisi rero mva ko rwose hariya muri Masisi M23 ikomeje kugenda ihakorera amasuku muri rusange hanyuma Rosina amakosa nanone ubu ngubu tuvugana turi ku munsi wo ku cyumweru ejo ni ku munsi wo ku wa mbere amakuru ndimo ndakira nuko rwose ngo ikintu cyitwa igikoresho
M23 ngirimo irakira ibintu bijyanye na za nyamugigima, ibintu byo bya bindi biripura biteza nyamugigima, bya bindi biteza bya nyamugigima ahantu runaka. Kose ko ari imbunda noneho ngirashaka kugira ngo nibazamura akantu kitwa ngo ni ka Sukhoi, aho bazakazamura hariho hose, arahari ufite ikibazo, bazagira ngo ntibazumva hari igituritse, bazabona gusa kari kugurumirira mu kirere. Nge hari ahantu mfite ikibazo, hari imbunda yanjye yandikiye ngo mu 23 ngo hari imbunda bazanye ngo ishobora kurasa ngo umubyeyi ngo uri nko mu birometero 5 yahiyo mbundi irasiye, ufite inda y'amezi 5 ikaba yavamo. Ni kukubwira nti noneho aho muzajya haragiye muzabona Sukhoi ngo iragarutse ngira iri mu kirere mukabona irahiye. Oya iki kintu cyo yakimbye numva rwose kirankuye. Hateze none ababyeyi abagabo bari baratse gutera amada. Umva ikintu cyitwa lesbian mu kirere. Sukhoi bagiye lesbian urazizi? Lesbian ndazumva sindazibonaho. Nuba ngo ni nk'ukuntu bashyira umuriro ahantu ariko uwo muriro ukaba ari wifi, atari insinga nta rutsinga rurimo ruragenda ngo ni wifi. Mbese ni sans fil. Nuba ngo ni umuriro uba uri aho ngaho udafite aho uturuka, utabona mbese uyu ufite aho uturutse ka ahubwo icyo ntabwo ubona ngo urutsinga nuru ni iki niki. Biba bimeze nk'umurasire nk'uko ubona izuba rikubita. Urwo rumuriro ni rubi cyane, cyangwa se uwo muriro uwunyuramo ukabona umuntu hari ukuntu ujya ukubita unaratema. Mbese ni nka gaze. Kata gaze roroshye. Uwo muriro unaratema. Umusore wafatwa nayo. Ndayizi se. Nuko nyine. Icyo ndi kukubwira cyangwa ni nk'amazuku. Simbizi. Nk'amazuku. Amazuku yo nabyumva kuko ugeramo ikigezemo gitaginduka izuko nacyo. Urumva namaguma. Rero nuvuga ngo biriya bintu uko zibimeze wenda byo binaragaragara. Ikindi buriya fata ikintu bita umurasire, fata akantu arya ngo ni bayita ngo iki, urabona urumuri kwa kuntu ushobora gufata igisokozo ugatunga nko mu zuba cyangwa se miruwari, rwa rumuri ukuntu rwarukubita nk'ira hirya uburwohereza, niko ayo mashanyarazi aba ameze. Hari ukuntu bagiye kuzasetinga systeme mu kirere M23 maze Sukhoi nitambuka aho hantu kwa kundi be yibirindagura aho nivemo ibimanyu bibiri. Barimo barazana igikoresho kiri karifiye Siramako. Ndumva nawe ari kwitegura ku rwego rwo hejuru. Ubundi FARDC ikintu cyayo imirwanira yayo ngo itinya imbunda, ngo itinya kumva urusaku cyane rw'imbunda. Ariyo mpamvu nabo iziri kuva ku isoko izo bagiye gukoresha muri iyi minsi n'imbunda z'urusaku ziremereye. Imbunda z'urusaku za mbunda zirasa. Hari imbunda bitiriye urusaku bayita ngo ni miru. Iyo mbunda urayizi? Miru. Miru. Mbunda ese niryo zina ryayo cyangwa ni yitirano? Ni yitiranye no hari ndabizi se. Bayitiriye miru. Ariko nkawe uri tired rwose ukananirwa kwita kumenya n'imbunda. Oya nose iyo mbunda yitwa miru nge kerekana imba ari abasirikare bayise ko ariko nta. Ni imbunda ikurikiranye na machine gun basireka mbikubwire gutyo. Machine gun. Hari za Tweruvo, hari za Gatiusha, hari za RPG, hari za machine gun, hari za Ermogi, hari za Kibariga, hari ni nyinshi cyane. Urasa se Kibariga ahubwo. Rwasanga ari iyo ngiyi. Iyo mbunda rero sina makosa ngo ubundi ngo imbunda agiye kuzajya bakoresha ni imbunda zifite urusaku rwo ku rwego rwo hejuru. Ya inditi kubita ukumva kabisa rwose. Iri kure kurazanya mu gigimo. Ewana. Ku buryo none FARDC bazajya bahamuka nukuyirasa ahantu yirasiye umugano nk'iyo umva nk'iyo mbunda uvuze ngo mu birometero 5. Niyo mbunda bango bakubwiye ngo ishobora kurasa ngo umubyeyi uri mu birometero 5. Utanegereye aho ngahiri. Atayegereye. Iyo ari kuri yo. Akayumva. Yakumva ukuntu iri gutogota. Ngindameza 5. Nimbunda bashobora kuzarashisha ara mu kibaya kiri mwama gahita afata rutemikirera kerekeza ikishasa. Ya tuvana ngo rose namakosa imigaryo ariko M23 oya nta migaryo iri baza turi kuvuga ibintu bitaremereye bazo kuzana ibintu byo guseka ngo M23 iri kuzana ibikoresho biri karifiye
ibikoresho byiteguye urugamba byiteguye kugira ikintu bikora ariko na FARDC ntabwo bicaye ko byaba ifaru byo na n'ubwo baracyabisana buriya ntekereza ko ari nayo mpamvu ukibona bakivuga gake gake ngo hari abantu bazanyeho kurepara ibifaru byabo byose bafite bari kubihomahoma kubitera ingimba. abo baturutse hehe? Baturutse ahantu bita za iki gihugu ni cyitwa Bulgaria, muri Bulgaria. Baturutse za Bulgaria sha ngo n'abatekinisiye kabuhariwe ngo bari ku rwego rwo hejuru ni international. Yes, reka tuvanga rero rwose ngo muri Rubero naho hano za Kirumba naho ngo mu gitondo rwabyutse ruhinanye. Yes, ni inkuru irimo iratugeraho muri amasaha ivuga ko muri Rubero, muri territoire ya Rubero ahantu mu gace ka Kirumba ngo ahanga ngo habyutse imirwano ikomeye cyane. Gusa kugeza aya masaha sina makosa bitewe nuko drone yo bimeze gutya biri kubikurikirana cyane, ntabwo iraduha amakuru yuzuye ngo tumenye ngo ese iyi mirwano yatewe n'iki byagenze bite, ariko uko byaba kose kamambaye mbaya turaza kubimenya. Ni nyuma y'uko ejo ngo abamayimayi bahariya rwose za Kayina bari barigize abaturage bariyoberanyije, bagize gutya rwose ngo bashaka kwigaragaza ko bakirimo. M23 igenda iri kubatoragura hara muri Kayina ndetse na Kirumba. Ngika rwose yarafasha abatari bakeya nyuma y'uko rwose ngo bari bazi ko bagiye kwigaragaza bakareba uko bakura M23 hano muri Kayina ndetse na Kirumba. Bikaba byararangiye rero bamaze gufatwa, dore ko bafashwe ndetse M23 ubu ngubu ikaba iri kugenda ibahata ibibazo, ariko akaba ariko na mu gitondo ngo FARDC ubwo ndavuga na coalition muri rusange babyutse bagaba ibitero ahangaha mu nkengero za Kirumba bagira ngo barebe yuko bashobora kuba bakura M23 mu birindiro ifite ahangaha. Ya ubwo rero nibabakubite rwose ibintu bigende neza pe, ibintu bijye ku murongo. Ya ubwo rero sina makosa iyi mirwano iri muri Kirumba ngo hakaba ngo hari n'abandi basirikare ngo batorotse ba FARDC sara muri Kirumba bigeze abaturage bamaze gukuramo uniform, ngo benshi ngo bamaze bacakiriwe haraza Kanyabayonga bazi yo bari bageze ndi kure cyane bari batembaga bose bagiye. Nuba ngo n'abasirikare hano muri za Masisi hano muri territoire ya Masisi n'abasirikare hano muri za Masisi bavuye muri za Masisi bajya kurwanira hehe iyo muri za Rubero iyo ngiyo bari yo ruguru. Noneho beje urugamba rwashuhiranye kwa kundi M23 bakubita atereka twisubirira iwacu kwa kundi M23 bakubita bagatagararana. Abo bahise bakuramo imyenda barimanukira bagenda gake gake baca muri barabandandi rwose nta gipolisi ngo basabaga ibiryo abandandi ngo babahaga ibiryo. Bura rero nimba ngo hari abantu basuzuguritse ara muri Kongo na abapolisi abapolisi bajya kumva ngo urugamba rugiye kubera wenda urugero ntanga nk'urugero nk'iwacu Nyamitabo abapolisi bahunze M23 kiri igicanga ariko niko biba bimeze ntukabarenganya rega buri abapolisi icyo babashinzwe n'ukurinda abaturage ariko nabwo atari iby'intambara kurinda ibisambo kurinda babandi nyine bakora urugomo mu baturage. Ntabwo abapolisi ari ibintu byo kujya ku rugamba, ntabwo ari ibintu byabo gufata abanyarumogi. Nyine ikintu cyansekeje abaturage bo bakomeje kubaho ngaho ntibahunga. Noneho abapolisi bahungira bita kuri peti bari kuva ko bikomeza barahita bafata mu moto bakagigoma, ariko buriya n'igihe baba barabitegetswe. Icyatsegeje M23 yasubiye inyuma hamaze iminsi isubiye inyuma nabo baragaruka mbona baje bagiye kubategura aho murahungira bagarutse bajyaga gufunga ubuturage akaba byatese nk'amwe muri kwirukanka mukadusiga none muri kuza kumbwira ubusaba mugiye kumfunga mwaradusizaho kugira ngo muturwanirire. Urumva abapolisi rwose bacika amazi kugeza igihe umuturage yahuraga n'umupolisi akaba ati nawe uri civilian nkanjye burya nimba wirukanka mbere yanjye uri nta kigenda. Ubwo aricyo nshatse kuvuga nuko rwose nabo bimanukiye gipolisi imyambaro bayikuramo barimanukira bigira abasivile, nubwo urwo urugendo rutaje kuborohera.
ntago rwagenze neza. 23 ngagira ko batoragura mu mihanda. Nuko bimeze rwose, ntabwo byigeze bagendekera neza ubundi abanyuma bafatiwe hehe muri Kanyabayonga. Ariko bari bakandagiye. 23 barayakaba yanabaretse. Yakaba ase uko bafunga ubundi. Ariko nyine umuntu kwishakira inzira imusubiza iwabo. Yes. Aba bahungu rero baba baraturutse iraza Katanga na he hose. Barabakatange. Ubundi babita bakatange. Yes, ubwo rero reka tuve muri ibi ngibi, ubwo drone zacu ziraza kuduhereza amakuru araba agezweho. Nuko Fighter rero andi makuru agezweho nyamugigi inkuru nayibonye Fighter ndatungurwa. M23 yafunguye abasivile bagera muri 450 hano muri Butembo. M23 bwayo. Inkuru abantu bashobora kuyumva bakagira ngo hari n'ikimanuka. Butembo ndani. Amakuru atangaje. Amakuru rwose nkesha drone yangire hari. Ubwo bivuze ngo yaba yageze ako se Butembo ubundi ntibayiremo. Butembo. Amakuru mfite ngo nuko hari abasirikare ba M23 bavuye muri pariki. Ntabwo baturutse muri Rubero ndani. Ntibaturutse Kanyabayonga. Ngo yabafunguye yinjiye mu mujyi ndani. Ni nyuma yuko iyi gereza yitwa ngo kireka nze nyibashakire nyivuge n'izina. Yitwa Kangwalu. Iyi gereza ngo arifungiye ngo basivile benshi, urumva? Ariko ikaba yari ifungiwemo n'abasirikare, dore ko ariyo bita auditora militaire. Urumva? Iyi gereza ikaba yarindwaga n'abasirikare, dore ko ari na gereza ya gisirikare. Nyuma yuko nabatangarije inkuru yuko abasirikare bafunguye abasirikare bagenzi babo bagera mu 100, hasigayemo abaturage ngariko benshi ngo bakekwa kuba ari ibyitso bya M23 ba hano mu mujyi wa Rubero wa Butembo Prito. Urumva? Ejo rero ngo mu masaha y'umugoroba bwije rwose mukabwibwi M23 ngo yohereje ba makaske. Ntiyohereje na benshi. Barakugendeye ngo barasa abagera muri 12 bari bari kurinda iyi gereza. Ubwo nabarinda gereza irangije imiryango n'abasoroveye babita abasoroveye bacunga ku magereza y'abasivile. Abaserviye se mu magereza y'abasirikare bageramo. Kareka. Abasirviye hari ni mu magereza y'abasivile, kuko abasivile ntabwo bafungwa hamwe n'abasirikare. Ubwo rero Fighter ngo bikaba byarangiye inzugi baziciye iyi gereza ngo bagiye kurasanga nta numwe ukirimo, n'abasirikare basanga bongeye kwisubirira iyo bari bari. Urumva? Byatumye ngo ahangaha muri Butembo haba mu rwikango ruremereye yuko ngo M23 ishobora kuba yaragezemo, ariko ikaba itarahabwa autorisation kugira ute yo kuba yafata uyu mujyi. M23 ntabwo iryo tegeko irarihabwa ngo baracyafite akoba, ariko ubushobozi barabufite. Ibaze imba abasirikare bafite ubushobozi bwo kugenda bakagera muri edikota za gereza. Urumva? Gereza ya gisirikare n'apana y'abasivile. Gereza ya gisirikare bakamanza bica abarinzi bose bahari. Urumva? Bakagera igihe baca ingufuri z'inzugi, abari muri gereza bose bagafungurwa. Iki gikorwa ni igikorwa kiremereye Faye cyane. Ni igikorwa kiremereye ngaho byatumye Butembo rwose yose ititira bavuga ngo nyamara dushobora kuba turi muntu ariko na M23 tubanye nayo. Byatumye ngabasirikare ba FARDC baraha muri Butembo batangira kwisabira kuva muri uyu mujyi ngo bakawurinda bari mu nkengero zawo. Abasirikare barwo ntabwo twarinda umujyi tuwicayemo, turawurinda turi mu nkengero. Nakubwo nizo ubwoba nawe ari wowe. Batangiye kwisabira yuko bakurwa muri uyu mujyi bakajya mu nkengero zawo kugira ngo M23 ngo bayizibire kwinjira muri uyu mujyi, ngo kuko nubundi bari kure bakabona yuko isa n'isa bashobora kuwinjiramo bidasabye ko bazunguruka ngo baturuke hehe za Rubero ku centre. Urumva? Kuko M23 burango hari ukuntu twabivugaga bakaduseka cyane. Ngo kuzava ngo Kirumba ugafata Rubero ku zone ukazazamuka ukarinda wagera Butembo ngo haracyari kure cyane. Amakuru naguyeho hariya
M23 bari mu nkengero ya Butembo ndani. Ntibizagutungura wumvishe ngo uyu mujyi wa Butembo wabaye Tombe, territoire ya Ruberi kirimo. abarimo haraza guhita bakuramo imyenda. Ntibizagutungura kuko nanjye narebye ibintu bari gutegura, bari kudizatinga ku bwinshi. Narebye ibintu M23 iri gutegura, ndavuga ngo ntibisanzwe. Ntibisanzwe bari kudezatinga ku bwinshi, urukumva. Ubwo rero ni ukuvuga ngo M23 ikintu iri gukora rwose nuko yaba Rubero tuzi ko bayirimo, bari kugenda bareba ibijya mbere. Butembo umva igikorwa kiremereye bakoze kugezana n'aya masaha. Maire de la ville wa Butembo ngo ntabwo ariyumvisha ukuntu byagenze, ngo ntabwo ngari kwaza ati saba abantu namagini cyangwa na ngo ari kwibaza uburyo iyo operation yakozwe, nawe ntago arabyakira ngo abyiyumvishe, ntago arimo arabikurura. Ngari kwaza ati se kweri baje binjira mu mujyi ndani, bagera igihe bagera kuri gereza ya gisirikare, ati iki nagasuzuguro banaberetse, ako bita gasumburutso, nagasumburutso cyo bita gasuzuguro. Hano babasuzuguye ku rundi rwego. Ati bivuze iki? Bivuze ko isa n'isa bakeneye iyi Butembo bayifata nta yandi mananiza, kuko nubundi bayirimo. Ati niba umwanzi ashobora kwinjira ntimumenye ko yinjiye, kuko ngo aya masasu yavuze bitewe nuko hari amasasu avuga bakagira ngo ni kwa kundi kwa FRDC banywa bira bimogi nibiyoga bakarasagura. Naho M23 yamaze kubayiramo kare, urumva. Ngo ikintu cyaje gutuma baza kumenya yuko M23 ngo banabimenye basubiyeho kare, bageze iyo bagera gereza basanze ibereye yasamye, nta muntu n'umwe ifunguye. Aba bana cize yitegeko ngo muntu wavuye muri gereza wese agaruke bamugabanyirize ku gihano. Amadosiye bayatwitse, baseze bayatwitse, basiba batwitse dosiye ukazamenya ari ndo wari ufunzwe yaziraga iki n'iki n'iki. Umuntu wari ufunzwe yigarure ngo nibatagaruka bakajya bamufata bazajya bamukubira igihano. Ariko nawe ukibaza ngo wavuye muri gereza ugasubirayo, nibyo se bibaho. Aho wacitse mvuto ukayivamo. Ngayo nguko rero urumva yuko M23 yakoze igikorwa kiremereye ndetse cyatunguye abaturage bahariya muri Butembo muri rusange. Umusirikare wa FARDC rosina amakosa yarashe abandi basirikare bagenzi be babiri. Uyu musirikare bikaba rero byari mu butumwa bari bafite bava ahantu bita Irubumbashi berekeza ahantu bita ngo ni Kananga. Ubwo ni he Kananga? Sira muri za Equateur se. Ni muri Equateur. Bakarongo bari bagiye bari muri mission n'abapeme, bari bagiye bari muri mission muri abasirikare harimo uwitwa ufite ipeti rya Ajida Chef. Hanyuma rero mu byukuri mu kugerayo mission yabo cyangwa se ubwo butumwa bwabo baragenda barabikora mu gihe cyo kugaruka bahindukiye bagarutse rwose baje, urumva, baje nta kibazo rwose. Mu gihe cyo guhindukira barimo bavuga ati turatashye. Wari umutoya wari ubarimo aravuga ati none ko mutama amafaranga yanje ya mission murabibona. Ngo rero Ajida waruyoboye arababwira ati abaravuze ati amafaranga muzayabona mugeze he? Tugeze iyo twaturutse. Umusirikare yavuze ati buriya ni ukunguka ibisambo ni uku bimeze. Ubusambo bw'abasirikare ba FARDC avuga ati arayariye birarangiye. Barabamaze n'imishahara, kuzi umuntu watinyuka kurya n'umushahara w'umusirikare, umuntu ukuri ukarya umushahara we, amarara amajoro. Uzi ko bajya no gusoma akabyeri bakaba bahagaze hanze babategereje, akajya gukwikiranura n'umubiri undi ahagaze inyuma y'urugi hari gucunga, warangiza ugashaka kurya amafaranga ye. Umusore ngo yahise afata imbunda aramuturitsa, n'uwo wundi nawe wari bari kumwe abaramuturikije, none ahita anyanyagira. Mu gihe ngo yararimo aranyanyagira ngo yahise agira atya ngo sinzi umugore niba yamwitambitse niba byagenze bite nabyo bwamaze gutabuka. Uwo mugore nawe yahise amurasa w'umusivili. Ubu tuvugana rero ngo uyu musirikare rwose bite ngo nuko yari amaze kuba gutyo, niba yari yabaye nk'umusazi nta kindi cyese kibaho. Nabo abasirikare ba FARDC
bandi nta kindi bamukoreye kumufata, ntago bigeze bajya kumufata iy'amaboko, baramurashe ngo bamurasa amasasu menshi cyane, apfa bamumariyemo nk'amagazini nk'ebyiri z'amasasu. Urumva? magazine ebyiri hafi amasasu 60. Bamurashe buri rugingo, ubanza buri gatobore k'umubiri kose bakarashe. Ariko sina amakosa, nubwo uyu musore yakoze amakosa yo kwihanira, ariko abasirikare ba FARDC bagabanye n'ubusambo, ariko zikurya ukaryana, si ubwo umusirikare yakubaha ate koko? Ntibibaho. Bandi niba ugeze mu kabari ufite ikintu uri gusoma, uti mushyira uriya mwana agafanta nabanza akanywe, wenda ukamurinda kumuha inzoga kugira atica akazi, ariko ukavuga uti mushyira agafanta. Naho rwose niba ari n'akaburushete mu mushyirireho. Niba uri gutamira inkoko ukavuga uti mushyiraho n'utuzingaro tubiri mumuherereze hara nawe baratamira. Icyo gihe umusore akavuga ati ndi kumwe na bwana mukubwa. Kumva habo ni ukwirira n'udufaranga sha twawe rwose wakoreye ukwezi kose. Hari n'abantu batagira imbabazi kugira ngo umuntu amara ukwezi ari gukora, marukwe ufate umunsi umwe wo kuyarya. N'abavandimwe bafite umutima ukomeye, kuko niba uzi yuko akurinda, ukaba uzi ko ubuzima bwawe ari bubifite, nta nubwo wakagombye no gutekereza iki kintu. Urumva? Kuko uzi yuko niho ukurinda amanywa nijoro, aho uri niho uba ugufite. Kumva rero ngo urarya amafaranga ye rwose umugendane, ntabwo wabasha kuyaheza, byakuvuna byakugora. Yes, ubwo reka twigarukira hano muri Goma rero, nyuma yuko iyi Goma ikomeje kugenda irundwamo abasirikare benshi cyane fighter, niko n'urugomo ruri kugenda rwiyongera rukuba rwinshi, aho kugira ngo umutekano ugaruke urugomo ahubwo rukugwira. Ni nyuma yuko rwose muri ijoro ryakeye hariya rwose za Ndosho, naho rwose ngira ijoro amasasu yari ari menshi cyane, yewe no mu bice bya za Gituku. Ni nyuma yuko rwose Wazalendo mwabira bice ngo bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'ubusambo. Ibikorwa by'ubusambo rwose birakomeje, dore ko rwose ngo hariya biri kugira saa 12 saa moya ntihagire umuturage ubukiri tambatamba mu makaritiye. Uruguhura nawe ufite telefone bakayijyana, ahura nawe ufite ipantaro nziza ukayikuramo bakakwambika ubucocero. Urumva? Kasigenda wambaye mwana wume. Ngo hari umusore utaramarutse kumpa story, ngo yakubitanye n'umusore akenyeye agafuka, bamwatse ipantaro n'iki byose n'imyenda byose baratwara, bamuha umufuka bari wakenyera sha. Umufuka kadeyi wa mufuka wo kadeyi, barawukata neza navuga ngo kenyera ugende. Abavandimwe ntago bazabona Imana, nubwo bucecero ntibabumuhangana wasenga agenda bwikinze. Abavandimwe ntago bazabona Imana, kugenda ari kubebera ahubwo wagira ngo yasaze sha. Urumva ko rero ahangaha muri Goma naho urugomo rurarimbanyije. Ni nyuma yuko rwose hariya Wazalendo bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nubwo bita Peter Kirimwami ndetse na Maire de la Ville bavuze yuko ibi bintu bagiye kubikurikirana, ariko ubona ko nta kubikurikirana, ahubwo birakomeza bigenda bifata indi ntera. Aha muri Minova rero fighter rwose abaturage bashize bari kuva muri Minova bari kwigira mu bice M23 iri gufata. None so urumva w'abantu hari intambara, w'abantu hari intambara, ndetse ubona nta n'icyerekezo cyo kuba ari ubuzima gihari. Ni nyuma yuko rwose muri ibi bice nabyo bazi yuko M23 anytime ishobora kwagaba ibitero, ariko nanone bakaba bugarijwe n'ubugizi bwa nabi, ndetse yewe ngo n'amabariyeri, dore ko hashyizweho amabariyeri kuva hano muri Minova ugera haraza Karungu, ubu nyuze ku mabariyeri agera kuri 3, kandi bariyeri imwe ugomba kuyitangaho nibura 2,000 by'amakongomani. Numva amafaranga yose ni amafaranga menshi, ni menshi cyane. Ibintu rero abaturage baba batese turi mu ntambara, nta kazi dufite, none twaranahunze, nta nubwo turi n'iwacu, none amafaranga mudusaba yo mugira ngo tuzayakurahe. Abaturage rero bakaba bakomeje kugenda binubira ibi bintu, byanatumye M23 ikomeza kugenda yakira abaturage bari kuva muri izi nkambi zigiye zitandukanye. Aho randi kuvugana na nimbone yangire hariya iri kumbya ati gutaha kwizi mpunzi sina makosa, ni intsinzi kuri M23. Gutaha kw'impunzi, ati gutaha kw'aba deplace bari hano muri Minova ndetse na hano muri Goma, ni intsinzi kuri M23. Atese gute? Kuko M23 kuguma mushaki nta bantu bariyo nta nyungu bifitemo, ntayo. Kuba M23 yaguma Karuba nta baturage bariyo ntago ari byiza, ariko ngo kuba aba baturage basubirayo
noneho M23 ngizaba ifite ibyo ivuga kuko izaba ifite abirinze paraporo y'ubu ngubu FRDC iri kuvuga ngo mu bice barimo abaturage ikindi wenda cy'ingenzi ugomba kumenya byanaborohera kuhakubita nta muturage uhari yego byaborohera ku ruhande rwa FRDC ku ruhande gukubita FRDC gukubita irakwa ihari kugira ngo binjire muri bice bya FRDC M23 byaborohera cyane igihe baba bari kubakubita nta baturage bahari so rero aba baturage ntekereza ko ubwo nibareba FRDC irabagira umunyago irabakira rwose bullet proof bate kuva hari ubundi abafashe bugwada sugira ngo wanyura hari mu ibambiro uruvuga ngo ugiye masisiro tahutse hawanyura he ni ikibazo bakwemerera urumva bitumye rero rwose M23 rivuga ngo abaturage kwa bari gusubira hariya ni ibintu byiza ni n'ibintu rwose by'ingenzi M23 ikeneye ngaho bishobora kugira icyo bitanga ku ruhande rwa M23. Yes, ndabona amasaha yatujyanye amasaha yagiye ubwo andi makuru turayagaruka mu kiganiro cyane mugoroba mukomeze mugire ibihe byiza yari fighter asina makosa asante sana ciao.